cyagiye rya gare waranyibye oya uno muturiba moto uno munsi karaka moto turata tugahitana fo fresh nta bintu by'ibiciro nta n'ibintu byo kuzanamo ikosa hari aho yazanye n'ubugoryi twata tumusoza niyo gahunda urabizi ukuntu tugiye kubigenza kiriya moto tugenda duhita tuyifata wowe urajya gutega ndatega naribo urasigara ahangaha duhita tugatukura kuri moto duhita tugatsinda mwahangaha moto ndahita yinjyana ngewe mbona nta moto iri muri uno muhanda gare hagarara ariya mu ikoni ma uracanga ikona ari imbere mu ikoni ufite bitatu se oya bitatu se hano hepfo mu ikoni hano hafi ndakubita nk'agahombi konyine ni hariya yagiye mbere make uramaye biratanga ndaguha ntacyo ntari kumakasa gira 250 yatanguha rega moto ntago inka amazi wa mugabo yatanguha 200 ntago inka amazi yaho tugenda hano hepfo mu ikoni ntuharebe ntago naharenga ahandi ukuntu uza ku giti cya nyuma tuba dushaka amafaranga icara tugenda salari ikora twageze se ndabwira ahangaha harya nakwishyura angahe boss makibira 5 cyane nikomeze kashane cya 5 aya makibira gusa hano mu ikoni mwara bose mubare ntungore aha tujya kuvugana twavuganye kibira 5 umbwira 3 naguciye 3 ikibira 5 meza ngenda mu ikoni uva hari haruguru ukata ahangaha se wameze ikibira 5 wacyanjye wa mugabo abantu muri minsi mugora makibira 5 cyane nikomereza yafite akazi kwa muchakunyica oya ndafite umuntu washa abarepa ufata umukomeza guma mutere cyuma guma hamwe imunyitunga kujara guma hamwe reka nkwirika yikize imbere urwo ruhanga rwe kize imbere umetita kwa hasi kize cyangwa yitenyekata ni no gutwi mwana uzana n'ubwo ryite mukatugu cyaswe chabro gifata gikomeze kizaducika semana zana amaboko gaswe zana amaboko gifata gikomeze zana amaboko moto yes way oya mani no wicumu mwihore vayo tugende wa murezi vayo akoze mani wadufashe mani vipi zawo vayo habo kan jya tugende gaswe mani uramwisha yes
noneho urumva n'indanga Bahita mu kabuga. bahita Mu kabuga. kabuga se ko nta twatsi bashyiraho amazu y'agatumwa nta Rimwe imbere. dushyiramo imbere Naba dushyiramo imbere. dushyiramo imbere kuko abantu bashyize bari kuva umuntu amenya akarikire gusa Basanzwe bayizi n'atari uhayoboye ko uza gutera. abantu bagiye batuye Ubona y'igicuma wa mugore wari wagiye hahana ibyago y'amafaranga aje kuyaguha yarayanyuye. agenda Yarayanyuye no ku. yakwinze yakwinze Ayo mafaranga ariko niho wari wayahasize. reka yaravuye mu mufuka Avuye mu mufuka se ko ntayabonye kandi se kwisanga. rero uvuga wa mukobwa Ntayo wari ufite ko mu mufuka wawe ntarebye ari amafaranga yararimo. Nanjye nzajya ngenda imbere maze njyane. Nzajya ngenda imbere nabi. imbere tora uhita bikaho gahamba uri mubi Nzajya ngenda imbere. Uri kujya ubona amafaranga wenyine. Uragira kudura chakula Uragira ngo ugende imbere nawe wongere ubone amafaranga. aho muri babwira buriya ukagusanga ahubwo ibikomane nabyo banywa bashaka guhaguruka ubu urashaka kuranga ibikomane ese ushaka kuranga amafaranga anyuze mu mufuka arataka nari narebyemo ntayo yari arimo. none ubwo wanaza Nagufatanye. none se kanga kwanda Turayasangira rero. ya nawe se nese ukiyambugo Turayasangira uwampa igihumbi nawe ujyana ikindi. aho wahinze hasi Chanane bro, uno munsi iriya mari yuriya mukire ugomba kuyita. kareka umva ndakubwiye twayihigiye kenshi turayibura ariko uno munsi yatwirarane man nta bintu byo gukora ikosa Mwana uzane bya bintu byawe. ya man bigende mu Iriya mari uko byagenda kose. iriya Nibiba ngombwa tunica umuntu. umva ndakubwiye we ntukora ikosa Uriya se wa mumotari mwana uje kumutura. uriya niwe nta kosa Ni wa mumotari turakaswe. uriya wa mumotari ma
we bigenze boss wanjye bigenze bari abantu bibakurikira boss oya wibakurikira bagenda ahubwo twashaka abantu hano hafi bakaba badukurikiranira bakabafata reka parike noneho oya batakwica reka mamagara banjye reka nze mpamagare mamagara banjye nta bintu biraga Urandebera ibintu bari bamukoreyeho. Wavuze se ko nanjye bari banteze reba. Nanjye reba ibiti banambitse imbere. Nyine nakunda. Boss yari yicaye hasi. Oya mahirwe nuko nyine nta kibazo ugize. Undi haguma ubuzima. Haguma ubuzima ibindi byo turagerageza dushakisha kuko boss yari afite imari ifatika rwose. Boss yari afite imari ifatika rwose. Ariko rero ureke iki kintu tugira nibyo waguma ubuzima koko ariko boss nubwo yibwa ariko genda hamya neza tugomba gukoresha uburyo bushoboka bwose iyi mari kagaruka muti biragenda gute namwe mukurikije mukareba hano hantu boss yibi murabizi ko hano haruguru burya igice cya ruguru kino gice kirarinzwe ku buryo nta muntu ushobora gukura imari nk'iyo ngiyo ngo ajye kunyura hariya byanga byakunda dore inzira kugira ngo baze kwambuka hasi burari rashyamba riri hano hepfo igihari rero ni ubureba uburyo kuri iki gice cyo hepfo tukaza umutekano tukahafunga umuntu wese uhahise tukamusaka agasakwa tukareba kuko iki gice cy'uruguru cyo rwose nta mpungenge zihari ntabwo dushobora gucicika gutyo ngo imari y'umubosi igende gutyo kandi ni imari ikomeye ya mari irakomeye biragaruka bariya barafata oya ni ibyo umutima ngo tugiye gufunga hepanga ahubwo tugire turashaka n'izindi mbaraga zidufasha nabo basirikare bashaka n'izindi mbaraga zidufasha kiriya gice gifungwa umuntu wese waca afatwe ngira hano muri iki gice bazaba hano barya iki uko byagenda kose bazasohokamo nkuko nabibabwiye bose nimba yibiwe hariya haruguru abizi ko ruguru hariya aho nibishoboka ntago batamba bagiye nta muntu rero wasohoka muri uyu mudugudu wacu adaciye uvuga ngo ubwo tugiye gufungira aha umuntu wese duhitaho agomba gusakwa no mu mano muye mukoramo ahantu hose dukoramo ahantu hose twumve urumva buriya ikintu kibuye ry'agaciro ni ikintu gikomeye cyane nubwo yatwara ashobora no kuvanyiraho gatonya akagashyira dore nakangana n'urwara kaguhindurira ubuzima rero ubwo nguko ukuntu bimeze babiri hariya abandi babiri hariya abandi babiri hano ni ukuvuga ngo tufite ntuze eshatu kiriya gice ingiki niki ahantu hose harafunze hano harafunze nahara harafunze umuntu wese uca ahangaha arahabwa uburenganzira bwo gukomeza ari uko tumaze kubona ko ari intama kimwe nta kibazo imari ya boss twayibonye aba we man urabona man urangije iboro man twari guhimisha none reba ibi harimo iki harimo boro have mwana shaka ubundi buryo ngaha
reka nkwereke batanga nayo mata akira zahabu zahabu bari mukumva umva rero bawitonze iki kinini ni cyane ibi ngibi ndatwara bino twara bino ni wari ufite igibando kinini ntacyo iki ngiki mfashe iki ngiki urwo rushugunye umva gahunda ihari bro urabizi turiba badufashe bahita badukata amazosi umva gahunda ihari gahunda ni ya yindi nibagufata wimenya dore nanjye ngiye guca ukwanjye uracanga nanjye ca aho uretse umunwa ariko yazamvuga hanari simba boro yes turajya tumeze ntabwo nde witware mwanjye man ari abantu mbonye hararugo ko nabashira amakenga nagenda nkajya muri gereza utazagaruka ubwo reka nkuze nkwereke kazino boro zanjye zitsimba ahangaha noneho ngewe kiremo ibintu bitabaho noneho ndebe bari abantu ngiye ntabwo ndi kubashyira You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. Jesus! Jesus! Hey! Ntari burare no mu myenda zitangiye mu gitondo ari umusozi bageze saha abera jirinda sinze ari abantu mbonye hararugo ko nabashira amakenga
nagenda nkajya muri gereza utazagaruka ubwo reka nze nkwereke kazino boro zanje zitsimba ahangaha noneho ngewe kiremo ibintu bitabaho noneho ndebe bari abantu ngiye ntabwo ndi kubashyira amakenga kugira ngo mbabeshye bafashe batabanyije kabisa bafashe batabanyije we mugabo umeze gute se mwana agacupa kanjye kanshiranyemo ibintu uko biremereye mwana oya mwana hari agaserivisi ndashaka kuguha ese bari abantu bari hariya ruguru wamenyera bari mbese ubu urambaza ibya ruguru ndi guturuka hepfo shaho umva nyine nk'aka gaserivisi umva nk'aka gaserivisi muha agacuma urabona ngo navuze hasi wa muntu wasi nakubwiye ngo hari agaserivisi ushaka kukwaka urabona hari boro kandi hari abantu ntabwo nzi ubwo wowe urumva wanyemerera ahubwo wowe wanyemerera tukabona nkazitsimba muri bino bishinga ndetse ntanagusubikira si ubona icyo wabize urimo rero mbese wumva mbese izo boro nkora nkushaka akubanza wanase wereka tubikora ntabwo bigukora ariko naragiye twaye mu ntoki hano ruguru bafata tworoshye ibibazo upfa kunsunikira n'ubundi byari byankambaje byari ahubwo turarize ngo ujye hano imbere kandi oya cyangwa agatuma oya batafata banza karaha batafata rega zero ni boro zanagufita mwana ashaka agatuma kandi ntacyo kagize shaka reka ngugeze hano rwite nigendera mwana sunika akino gisaza kiramfatira bya bintu byari biremereye sunika ingo shaka bagiye Stop. Magara. Umva. Wamubwiraga we? Ngo? Mwana abantu? Barero ko bimeze. Bakiryo. Muze hano. Vuba. Yewe kiriza kwigare kwigare toka we. Muri mwe ninde wambaye n'igiciro cy'ibyo. Kwiryo gare uze hano. Ariko shangwa nuko babona ibintu kira nabyo urabizi cyangwa reka mbaze mbabaza shaka. Ibintu kira nabyo urabizi. Wowe se ubwo ibyo kira nabyo urabizi. Garara hano. Ariko ntabwo uterana nawe amagambo. Garara hano. Kibazo. Garara ngaho. Oroshamo umusore. Kuri ibyo bintu. Kuri ibyo bintu nadushaka icyari. Wende manze murema agacuma kanje. Ako nakunda. Arakamera se ndagwa ko tugamije kumena iby'ukwa. Noneho mburi gare ryanjye shaka. Anye ndarebura. Uri gutoma kana se? Ngiye nivye kazuma ninywera nakara. Kuri ibyo bintu nuko ubwiye. Ese undi habaye. Ese ubundi muri adushaka yi. Hari ibintu turi gusaka byibwe muri uyu mudugudu. Igare ryanyu ntabwo muri keneye. Bikureho muze mudugudu rwose. We muze. Bikureho. Kuraho ibi bintu. Ubikura harabihambiye. Abundi bantu bari. Hambura. Ibisu bijyanye he? Abijyanye se arabari. Ahubwo yumbaza ngo mbikuye. Azo umuco umuntu waza ukamufatira mu muhanda umuco ubwo bamubwira bamwana ngira bitamba. Kure kigare. Yekarira gare hari. Nakatarorwa. Hambura. Ndetse gatare. Kirahari. Bazira uko bemerera haguruka. Haguruka. Hasi ubundi Oya habaye. Baramiza mu. Bumvikane. Baramufana.
Inzoga wanywe. Wowe yumva. Ko duhure haraye pause. Kandi shawa mugabo. Bamubwira wa mugabo. Ko duhure haraye pause naho n'ubu. Urakura mu cyana gukura. Naho muri kucisha make. Kuramizo. Kuramizo. Ikibazo gihari ni ikihe gituma murimo muravuga. Zamura mifuka. Kuramo. Kuramo mutwe cyane. Kuramo uri kunshaka hi. Kuramo. Zamura ariko. Zamura turabikora icyo bashaka mwa. Zamura turabikora iki gituma muri gusaka ibintu byibwe. Yamara abantu banza rero nimushaka amahoro zamura amaboko tubyikorera. Okay. Ubu se hari sererindi bayeho. Iki ni iki? Gikuremo. Mehereza utuntu twanyu. Oya reba ariko ese hakubanza ibintu mwabuza atari ni. Gira hariya wo. Gira imbere hano. Gira imbere hano. Gira imbere hano. Nanjye hagarara. Taruka hawana. Umunsi ndabona ntazaba. Kuramo ibingire. Kuramo. Uri kumva bazari. Kuramo. Ese ngiye murabona hari ikintu ufite. Ibintu byacitse hano nta bisambo mwe mwarangiza. Turi bisambo twabi. Umuntu abyuka mu itonda ajya kumereza ingofero yanjye ari imbere. Cyara hasi. Habaye muri Kongo yakashizemo warunze. Ako se murashaka. Ikoreye ibintuzi ibishogoshogo. Reka turebe. Akuru umurozi. Ese ibintu wagiye guhinga cyangwa wagiye kuroba? Unse umusazi wesha warasaza. Dori cyano. Dori kimenyetso rero sasa. Aka kantu barakamanya kimari ya boss yibu. Enda wegere hageze muri ibi bintu uze by'ibintu inde haguruka waje sense ariko uranyita umusenzi urahaguruka cyane uhaguruka kandi wa mugabo haguruka vuba yavaye umwana acishama none ibyo byose mu bibazo uyu turahuye arambwa ngo ni mutwaza abishyiramo ndamuranasunikira mubaze ngewe na wewe wari ubitwaye oya wewe wari ubitwaye ugabanya amagambo aka kafungu yerekeranye n'aka kafungu mu kibazo uyu yerekeranye n'aka hanyuma ari ngewe ari ari agare reka biryande yewe irigare ni ijyange nyibi hanyuma wacise ko nkagusobanurira wagezemo akubone ubuntu ufite amahane nk'abari yagira ntiwanesheje ubuzima oya nsobanurira kano kafungu igare ni ijyange kukubwira ibishishwa n'ibyange byerekeranye n'aka kantu byose impamvu bibazo turahuye n'ibire mu kazi kanjye yego ugenda akuzi ko mu Rwanda hamwe nta muntu umenya ibintu urimo uvuga urimo uvuga n'igicuma hano buri sobanurira ibintu urimo uvuga ntabwo kunyura ubu kunyuma musenza ari wowe ndikukubwira ibyerekeye n'aka bibazo uyu arambaza iki se wawe wamugenga ntabwo naro wawe no abacika mu kunyuma abacika ibintu ntabwo muri bunabihaza tubwire twahuye cyane nenda gisunikira none kiri kumbe hanyuma aka gakapu ndabizi se guha amakuru nyine yapi guha amakuru yapi ko tubwire uko bimeze aho se ubundi urashaka none se ntabwo urabona nta kintu gushaka hose rwarunaniye ndarusunikira none ruhambe nyine tu uri nakubajije ngo nta makuru aka gakapu n'aka kantu n'ibi bintu ze byari birimo urize ako kama n'uguru kamwe ese ubundi yasobanuye arabona atari kudukerereza urize ibintu ndakubaza ngo aka kantu kavuye he sobanurira urasobanura cyane usobanura ndagusobanurira vuga rero gira vuba no musaza mwimurenganya mwihoreye yigendere kujya he ndagusigarana muri turamureka yigendere kubera iki bino bintu ninjye wabimusabye no musaza yari yananiwe
Komeza. Ndangije nyine fata ako kaboro nkacomeka. Vuga. Aka kaboro sa aha. Okay. Umva umva. Bana ibyo bintu byawe. Hambira ugende wowe. Ariko sha ibi byose nawe sukwera wowe. Wowe hambira ugendere. Wowe hambira ugende. Asha. Hambira zinda zishukumu. Urabonetse ikimenyetso. Uravuga ntuvuga. Haguruka va mu muhanda. Bana. Tarahare. Urumva. Ejo bagwitiwe na ndose. Zundi bisitira kandi bigera. Chayireke. Zindi kwimeza. Papa ugiye kurora ibintu na ndose nijoro. Bamukobwa. Reka nijoro zarote amabuye y'agaciro. Unajyana mu kirombe. Urumva? Ubwo hari hano bita gukina ahantu bita gukiranya na uraha. Gukiranya na mu karere ka Nyaruguru. Ahantu hari harapfuye umugabo bitaga Yozefu. Uwo mugabo rero nabonye umugabo Yozefu ngo arafite ahantu gupfukuraga amabuye. Reka ikirombe cyandanje. None ngo nagiye ngo ndapfukura. Ariko impagarika mu nzira. Urumva? Unagenda urumva rero umugabo. We yari umugabo. Urumva? We afite abana bane. Kandi muhereze mutangire neza ukuntu byari bimeze. Mbaza ngo byagenze bite? Byagenze. Nabaza namaze kugera. Nabaza kugera nagaswiki. Oya. Ibintu birakomeye. Subajura biki gihe imitwe. Wenda bazura. Gendeshwa. Amugore se. Ariko abagore niko wenda bavuga ko ubona abanyamaguru. Rero buriya reka kubwira. Zeye twitondera ibintu buriya. Iyo uri mu iperereza ugatangira kuzana amarangamutima nguriya ni umugore nguriya ni umugabo nguriya ni umwana. Ekatu iby'amabuye y'agaciro amasiri n'amazahabu byose nta muntu w'umugore nimba ari umugore nawe mwiherere se ya mugore kose ko ndeba agenda imitego wagira ngo wabona ariyo nakunda ariko bagorere wenda twashyiramo intuza ariko jewe nta cyizere oya namiyaga ndumva ntizeye okay niba mutamwigwe mwihorere dusanga oya umugabo ubwo niwo uzanye amarangamutima ibintu byo kwihorera ushaka n'abandi bose uyu muntu ntabwo ari umuntu uyu muntu si umva amata umva wose nimba ari na madamu Cindy we nanda garuka hano garuka hano sekonde butabyumva ngwino hano madamu ngwino hano ngwino cyane bisobanuye ngwino hano niko madamu gira hino ibiki wigira hino ese ukavuga ubundi urumva ngo yari umugore umuntu kanove katita amabere nabere reba ikirenge yewewe barameze nkweto none se uretse gato abagore base use uyu mugore se ni kabira ganiki umugore ufite icyo asabaho barameze nkweto uyu muntu si umugore egera hino ako umugore nta gatuza nk'akintu mitahagure ndetse gatoya umugore utagira ibedo bafite n'icyanwa wa kiroso ekuru urabona uyu muntu atari igisambo basabahizi twataramye mu majyepfo se uzi ukuntu bimeze uri umugore cyangwa uri umugabo ibintu numvishije nta hantu dore ikirenge banamize nkweto kwa empaye umva yango no mufuka amayoberara igosha dore umugore hano yewewe niki mu majyepfo Jarhas kuramo rebe umugore w'icyanwa
kuramo iyo kanzu kuramo iyo kanzu ndabona yayibanze kuramo turebe ubugore bwawe dore ikirenge cy'umugore ubu murandebera kuramo iyo kanzu kuramo ntabwo ufite kuvuga kwambara ubusa kwambara ubusa kuramo abagore baraha umugore utagira amabere umugore ufite ubwanwa wahise kimwe ahangaha buriya iyi kanzu yari ibi wabikoze uganiriye natwe turabikora nta kirimo biragaragara bafungure kiriya gikapu none se ugiye kurara he n'abapaki n'ibitenge n'izina ry'Imana ugiye kurara he yigize umugore ku nzu niko uriya muntu uducitse buriya biriya bintu ni ubuhoro koko rega kwiruka we umuntu yihinduranije nta igikapu ntashaka ko ari ukoraho yigize umugore ari umugabo buriya kiriya kintu kiducitse buriya nta sano gifitanye n'iki kintu twafasha ngaha kigaragara baraziranye abantu sasa rero mureke twegere kiriya kintu tugihata amagambo babona kiduhaye amakuru tukibaza amakuru tumenye ibyo ari byo kuko kiriya gikapu kiducitse sha ntabwo ari gusa rwose ubundi kari akantu twasanzemo hariya besha basha ariko ubundi harya ubundi witwa nde ndamufite witwa nde ubundi umuntu arazwi n'ahangaha witwa nde ko nakwicaje aho uzi kuvuga byarangiye ubaye ikiragi kutavuga izuba ryakwishe izuba ryagize rite ryakuvuyeho wanyeretse turabakara tubwire gira vuba ufite umubiri wenyine dusobanurire ndashaka ko umpuriza kariya kantu twasanze muri kariya kabage no muri bishoboshobora kariya kantu bite byako wahuriye he nako atavuga dushyireho igiti kuzi ko ibi bintu birasaba ibi bintu oya navuge cyangwa uratubwira cyangwa uriya muntu bacitse wirutse iki uriya wirutse yagize ate wirutse uramuzi wowe uriya wirutse niwe wamaye kiriya gikapu ngo nimutwaze burase kiriya gikapu reba ibintu byari birimo reba kariya kantu amakuru dushaka kumenya nayo kari igikapu kariya kantu nako yamembye mutwaje ibindi bintu binini bisa nkako ntago nzi ibyari byo ngewe kariya kantu nako yamembye ngo kazamindurira ubuzima ariko muraziranye oya gutese utwara ibintu utazi utwaye ibintu bakwemba akantu gasa n'igatwaye wowe ntabwo umuzi ntabwo muzi yambwiye ngo mutwaze aramenye kari kuzaguhindurira ubuzima gute yambwiye ngo nzakagurisha kara nagace se nyine nganze mwese uzagurisha urakagushuka ukemera gutyo baraziranye ye ntabwo tuziranye ukuntu bimeze uriya muntu uko byagenda kose tugombe tumubone kandi nta wundi muntu ugomba kumutugezaho usibye wowe kuko niwe tubona mufitanye isano oya neza mbere kuko reka nyine kamubwiye ukuntu byahise bigenda urumva kuko uwo mugabo wo muri Bukinanyana ngo narose nyine ngo nandi kugenda ngo tugenda n'amaguru ngo noneho ngo nambaye ngikirenge ngo rimwe natsitaye urumva ngo nyine ncumbagira urumva nyine ncumbagira noneho ngo naje kugenda ngira hano ku rugo mbaza ngo byagenze bite ariko bana ndakunda inkuru reze kugubwira reka narabyihorera mbaza ngo byagenze bite ese koko umanye ngo mbaza byagenze bite ngo mwise nibyo nkubwiye mbaza ngo byagenze bite ese ubundi wa mugabo yagiye bavugana rero ubundi
mwazagukura yagiye hanze ese ajya hanze rero reka ngukomeze iyo nkuru ngo nagiye ngo hari munsi y'umuhanda ngo yari umugabo ubona utifashije nyine yari afite imeze nk'iriya mugabo urumva urabita Emmanuel wundi ukora kuri sako hari hakurya imutundi so hazi arangije ngo uwo mugabo ngo nagiye ngo mucaho nsanga yicaye hanze urumva ariko n'umugore we none umugore gira cyane cyansekeje yari yicaye nabi agatsindwa n'Imana ntabwo uzapararaza none batumve ngo nagiye ngo nyetanga none nyetanga ngo yicaye hanze ariko uko banza abagore baza bambaye nk'ibikabutura ntabwo bambaye none reka twikomereze none namaze kugenda ngiye nsanga nyine umugabo yicaye hanze ku muryango none uwo mugore nawe yari ari ku zuba noneho njya kumva numva uwo mugabo ahubwo yari ari hanze umugore yicaye aho ngaho mu muryango ahantu hari agatutu njya kumva numva uwo mugore aravuze nasuhuje ngo mwiriwe arangiza ati mwiriwe njya kumva numva noneho umugore aravuze ngo ndabona izuba ryamenye imbwa agahanga ndavuga ati se ni njye ari kuvuga wese wumve noneho ntabwo ari njyewe ariko sinzi bana ari njye noneho njya kumva numva umugabo we ahise avuga ngo ndabona yesu n'imbwa akaze mu nzu urumva agatsindwa ibihugu ibintu byayo biranamenyeranye reka nanamubwira icyo ukuntu byahise bigenda naje kugenda mbona n'uwo mugabo none mutabazi se hano hepfo ko ndeba harindi mutwe ikibazo cyaho ni iki ahita ndindanga ubacu ku muri agaciro noneho rero nabaje se ni sahabu nigasegereta arangata hava gasegereti none gasegereti irahenda urabona ngo naje kugenda urumva nambaye ipantaro uretse ntukavumba yo wengewe ntugashyukwe urabona zurabizi cyane ariko none urangije rero ukuntu sitori yaje kugenda reka nyihute tuve kuno naje kugenda njya muri icyo kirombe urumva maze kujya muri icyo kirombe agasondi ingofero yawe iretse turere none maze kujya muri icyo kirombe nagiye nsangamo ngo hari ngo bagiye baratukura binjiramo imbere urumva nyine hari ukuntu harimo ukuntu kera twajyaga tuba mu nzu kera muri za 83 guhera 78 kugeza 83 noneho wagenda ugasanga mw'imbere mu nzu hari ahantu kuko twabaga mu nzu zitwa mu viringo z'igiti kimwe bateraga kibita gusika urumva ndagenda ndeba uwo mwobo nandi musobanura by'uwo mwobo uwo mwobo rero ukuntu wari umeze harimo akantu mw'imbere gatambika hari ukuntu mu nzu usanga mw'imbere harimo ukuntu imbere yagiye iseseramo nko mu buvumo noneho ndangije nsanze ntameze nk'umuvumo nakasemo sinzi ukuntu nge nigobyora ndebye hejuru mbona ibintu wagira ngo biramurika ndebyemo nsanga hibereyemo ikintu bita amabuye ubwo urumva yari menshi ku byangase nagiye mfata ku gafuka nari mfite agafuka nyine ku rutugu urumva nagendaga cumbagira ndagenda mfata ku gafuka nipakiramo amabuye ayo ndayajyanye ariko bari bamvumbuye mana y'isi n'ijuru we bari bambumbuye we imitwe yanjye yose bari bayivumbuye ngaha amakanzu nabuze makiyaje ubwanwa bwansebeje ko ndaje nshaka uburyo nkarenga kare hari abantu banankurikira ariko aha hantu ndi ntawahanza ahubwo boro zanjye se ko ntacyo narije kanse ubu ndebe uburyo mbigenzamo ahantu hari abantu bahacara ese ko numva nanavunitse nuko ndashyize hari ahantu nari masize ubuzima we ntacyo uwo mufuka nasa ku rutugu rwako hariho agafuka nese nkafata urumva agafuka mita mpakiramo ayo mabuye yose yapakiramo fata umuhanda none ndagenda maze kugenda urumva kuko urumva icyo gihe igihe yari yeze
hariya harasubira singa imbeba bazirimo hari imbeba noneho hari umwami w'imbeba abangana n'injango haje usanga afite n'umwamikazi wayo urasanga bari kwisera cyangwa bari batembe wari wabona imbeba oya wari uretse winjana nko ubona ndinjije wari wabona imbeba y'umwami n'imbeba y'umwami se baho n'imbeba kazi umugore bivuze kuri yitwa umugore w'imbeba naho umugore kazi w'imbeba y'umwami bamwita umugabe kazi imbeba yitwa mbeba kazi urusha gusanga basohotse ariko se wamugane mana nago muzi n'umuntu Kwa hiyo wamuhiri mbili. Gosha. Seyinshi. Uramara iki mwa? Kesha mugabo. Uri mu biki mwa? Nurumyi, uri gucya wa njijiko. Sanga rurusazi. Kitwe mu gihanga n'umuntu. Uri se kiriya ariko jya ugenda gakeye urukaswa ni wayambwira uramusore muraziranye yarishiri wagera nese ko inkuru rambesi nese ko nabonaga yarafite isoni nyine batuzura aje warumbajije ngo iki sa nkuru byagenze gute yamabuye agacika magomba ranashonje se umuntu warose mu gihe agaciro kuko wa mugabo wa mugabo hakurya cyo kwacu tukajya n'aya mata kamubwe ya story rero kuno byagenze urumva sikondo nyirukansa cyane dore kuno byahise bigenda naragiye rero urumva nari maze gupakira ayimba maze kugenda urumva bari mutisha maze kugenda ane yabuze amazi nubwo arayi have ndazigira amazi Bastani. Tumu tuni dukeye. Wala bagore baba gifite umururumba wagira ngo nacyo. Ubwo urumva naragiye agafuka maze ugapakira. Napaki imikino bitaza hapa. Nduza no hejuru. None ubwo rero ikizere n'ifitiye cyari gicyambere. Kije giyonye. Baza kugiye kugenda bite cyagenze hari umugabo wajya kumbwira kera imbwa yashyukwira umugabo aramuza akarura kazi urumva rero kamurangiza iyo nkuru naragiye maze kuyapakira yose yapakiye ndagenda maze kugenda njya mu rugo maze kujya mu rugo no hari umugabo wundi umushoramari umurikikiye uyuzanye no kwikikiga aza kuza yumva nene yibitse munsi y'igitanda nagiye kurumva urwara utarutara no wari wayibitse nagiye ndacukura maze gucukura agafuka bitandatu bitambura byasibanda bagoye ngahe uretse wumve naryamaga buri kanya mu macakujya kunyara y'imbeba yavugaga yataga mbiri yamu imbeba yavuga ngasura urumva rero ko byo kintu none uko bamari yari nyinshi cyane umugabo none kazaza umvira ati tuvugane mu gati se wa mugabo we ko mfite utuntu nshaka kuzarya twavugana umugabo arambwa ati no giti mudaho wako ufite imari reka ntase ku ntego cyinshi ntahanze yagiye none uwo mugabo araza turavugana yameye miliyoni 2 ikubitiro none ariko urumva ngamaze ko miliyoni 2 nza kujya Kigali ngo njyana bita ku Buganda nitanga igikondo oya bayiba bifasha nafite wagenda kwise muri box imbere urumva zifaranga utwita tikeye ndangije uragiye ngura imodoka ngo ngura inzu ngo ndakira none hari umugabo baganga icyanga bitaga kivuta we yaciraga yiciraga kunda ndavuga ati nabaye gakivuta wiciraga kunda nawe wagiye wicira kunda uragira kameze wese ubyibuha do wera kameze nguko ngara urumva yise byubu ndangije none so wabyose amafaranga usaza kada ariko mbona nshaka kugenda ndazuka urayashaka rero
Nese njya no kunyara icyo gihe ndavuga ati agahinda karakanya Azabitse winkaya kubera tere wa mugore mbasha akase surubu none hoyo nana abagaba ngubu bibazo bite se mugabo konde wagaritse indanga uri mu gusha tegereza manje kaburaga mutanabiza namwe ibintu kugira ngo biroroshye ese ko dukanga hariho twishe ngo ibintu bishobora kubyara amazi nk'ibisusa turakubabyarira amazi nk'ibisusa hano hari ikibazo gihari nta muntu uri kurenga ahangaha amenye ngo bitarajya arava harajya hiye kuko hano haba ikibazo gikomeye cyane ariyo mpamvu namwe nkeneye kumenya ibintu mutwe muri aka uretse wakoroheje ibintu uretse wa mugabo wakoroheje ibintu ubugabo si ubutumbi wa mugabo uretse oroshya ibintu urashaka iki uranzi jewe uri icyo nazi nose ndakuze ubwo abagabo ngamwe rero sinzi kuba mufunga mu arashaka kureba iki se mahanga icyo ushaka kureba n'igikizi niwe ukizi ntacyo nguhaye icyo ushaka kureba n'igikizi ndetse namwe reka ndarebamo aho tuvuze uko byagenda kose ndarebamo uko byagenda kose ndarebamo nutareba musi turabireba banza wicundo hano murebe unicundo mvana hujya gufura mvana uwo mufuka wawe zana vuba uretse tonda ariko turajomba reka rero nkubwire uretse gakuremo neza nyine kengenza gakeya yari reka ntago ninginga man uriginga siki none nako nguhaye urakamba tujombane namuhereze kira vuba ariko fata gahanga kandi ubwo undi abantu nk'aba ego bifite ubwabyigenza gufka urazurarika imifupa hano ikibazo cyavutse umubosi yibwe nawe warangiza ukazana ibintu bimeze gutyo bamu Caritas ese umubosi we bibye none nta kintu kirimo kose saka neza sha uretse sakiti aya magufwa masa mwayisha kwiki umva mbabazi yebwo butumbi bwawe mumbwire tureke sinzo kuburwaye mumbwire ku bintu izi nzira munyuze nta kagabo muhuye kambaye ibyenda by'ibicirane gafite igikapu none se ahubwo bivuga uko mbere yose sibyo bivuga uko mbere yose kwa twanaganira umugabo w'igikara wambaye ibintu by'ibicirane dore yitumye hara hepfiri n'ibyanjye ariko naka umusize he dore oya muze mujye abagore bakunda kubara inkuru naka muze mujye kunyereka tumuciye nago twasubiranye oya mugomba kuba ndakubwiye ngo nago ubundi utekereza ko turi ihene ujyana ubikane mujye kunyereka ako ndimo ndababwira ikibazo cyavutse ntago mwe mushaka kumfasha gukemura ikibazo ndakubwiye ngo mwewe ntago muri abanyarwanda dore hano handitse tumusanze hara hepfo ari ku gihuru sibyo aryamye icyo gihuru nyine ajya kukinyereka ikibazo se ni iki ikibazo ni iki manuka hariya utambika akayira umanuka uhita ukata nk'uko noneho urata wigobyora uzamuka urata ugasa umusaga icyo gihuru ngendo wigobyora wowe nigobyora kwigobyora ni genda mva sha vayo hano tugende vayo aba badamu nibasigara aho ngaho ariko ngure tugende vayo neza aragukatisha araguhahira urukatisha kujyana afya wawe ngo ni umugabo yawe ese ni umugabo manuka ariko tugende neza ko tugenda bari uri kunyereka iki nese nuraka ibiti bivunaguritse ahubwo urabona hari amasazo banza asubiza nahaneye hano hari umuntu dosisi ngibiti urabona none se nimpyisi yariryamye kandi nabivuze kare ko nta kigenda cyanye nese ubu hano hari none se usiga yanahane ahubwo banza utananukirwa dore nguye ahangaha yari ahari iyi si impyisi yariryamye ahangaha cyangwa inyenzi nta nimbe bayabirahanga bivuze ngo mumusiza hano none nta gihari yagiye yari mwahangaha ariko ntabwo ubu koko ahantu
umuvuna muheto none se nurushinge mushaki ushobora se umuntu atagiye ubu ahangaha harimo umuntu aha ntaho hari ahubwo ko nagorwa ubu koko umuvuna muheto aradushitse none ashobora kubaho nagarenze reka rero reka dushakishe turebe nimba cyari kinaryamye ubona cyanaguye wasanga cyanazi hari naho gitaye izo boro reka dushake turebe nanjye nuko nari mbonye bamfasha baramubonye umuvuna muheto bagiye kuko unagarenze mwanzi barakorana sinarimba bonye none mari noneho iciye mu myanya y'intoki bayitwaye ndebe ariko mana yanjye bavuna muheto imari bari none higiye ndebe bavuna muheto nasuri yabonaga kwibwira mbiri ikibara abashenze nta muntu n'umwe nzi nta muntu n'umwe mwebwe ntabwo mubonye ibintu ajyanye iriya boro mwe muza agaciro ihagaze ubundi dore ukuntu ibintu bimeze murabona kiriya gihungu kiriya mubonye kiriya kiriya gihungu twaragifashe turi guhiga imari y'umubosi rega wa mubosi hano haruguru bajura baramuteze hano haruguru bamutega kuri moto bamutwarira amadiyama batwara diyama ziwe gusi kuvuga uwo wa mubosi utuye hano haruguru se nago mumuzi bagacurama ku ruguru hari se niyo mpamvu dusakaga noneho kiriya gihungu twari turagifata tubona ikimenyetso cy'uko gishobora kuba kiri mu bazibi gikomeza kuza kitujijisha kiriya nacyo mwari muje kunyereka kiriya nacyo twagize gutya nacyo mu kugisaka tugiye kubona ibimenyetso gatoya ntitwamenye aho kigiye umurabyo uratinda kiba giciyeho none mubonye ko kiriya kihungu cyari cyarazihishe hariya ntabwo mubonye ibintu ajyana bishashagirana ziriya ni diyama z'umubosi zuramukire ariko nizinuzuye ubundi zari nyinshi cyane bivuze ko kiriya musize hano nacyo hari ibyo cyajyanye bite iriya niyo mari n'amakagabo ibyo turimo wabyumvishije si biriya by'ibisambo se muri kumwe kagira inkuru rero biriya bisambo twahereye kuva kera tubigendamo cyangwa nawe uri umwe muri hoya njye nanze kwinjiramo nza ahantu babika imari ahantu babibika aho bagabanira uvuze nza ahantu bagabanira cyangwa nabo bari kumwe oya none se ubu dore ni itsinda rigari abumvishije bari abajura ndabazi aho bagabanira aho babika imari ibyo bintu simushaka amakuru y'ukuntu mwafata se yego njye natinye kwinjiramo baba bafite n'ibyuma reka ese burya ntago boroshye sasa rero niba aho hantu uhazi sibyo twebwe dukeneye niba komeye cyane uhatugeze ibyo by'ibyuma tuzarebana nabo ariko murajya imbere nta kibazo tugende nta kibazo ufite oya wabibonye do ibyo byose nibi izi ni mask baba bambaye do gutya kariyo none se bacyambara guse gutya nuko baba bambaye turebe ko urashaka kungeranya nabo
dore baje kwiba no mu rugo ejo bundi ibyo bari bambaye ibi nibyo bambara hanyuma kugira ngo umuntu atababona isura bamara gukora ibikorwa byabo iki si ikindi cyangwa hano habereye akantu ubu hano nta kantu kahabereye ubundi bano uko bakora dore ngiki rero hano sibyo nababwira ikindi gisamba ahubwo cyangwa n'ikigenzi cyabo sibyo nababwira genda witonze hano bamuhaye amabere ya nyina ndagasa oya arahambiriye ko mutamenya gutabara umuntu arimo arasamba yewe sibyo nakubabwiraga shyira hano ngo bino bisambo bizatuka tubanze tumuha Please. Usanga na bya bisambo. Ubundi hano niho bakunda kuba bategeye. Ni bikira. Ariko ubu ibi bintu tuzabifata gute? Naha bigeze. None se urabona ko bamuharaze nk'uharaga match mwana. Usiye mugaba amaje. Gusa ko nda abura izuba rimwe. Oya arahumeka. Rebe ubaza ninyariraga ariko hano bashyize humura bit ni mwebwe bit ko wahamutse bite byawe abareka namura ufite amazi muhutuzi Fatuzi. Abareka. Mwema cha tata anamunogono. Iko. Murakoze tubwire aho wahageze ute? Wahora ni cya mugabo. Hano wahageze. Abareka maze nduhuke. Izingota baba tubwire. Tuza tubwire byagenze gute? Dare wa mugabo we. Navuye mu rugo ngiye guhaha nk'abandi. Cyangombwa byanjye se ndacyabifite naho. Ese byagenze bite nyine tubwire. Nari ifite moto yanjye. Iyo moto kugira ngo nyibone nakoze igihe kirekire cyane. Ariko abanyagwa barayijyana. Moto no kubuhambiriye uri hari abihuriye he? Abazahena barayijyanye. Nawe n'umuhungu ikintu cy'igihungu kinini cy'urukara nkabona ari umugabo umusirimu yari yambaye neza arantega nk'abandi tuvuga ari 2500 nabanje kumuca bitatarakatura nyango no umukire muva he ubwo mwerekeza he namukuye hari haruguru hafi yo kwa mugabo w'agacurama hari muri zira karitsiye nuko arantega nk'abandi yaraba we mugabo uri kumva abureka gato moto yanjye bayijyanye nari ngiye guhahira abana nk'abandi ubusa abana banjye n'umugore wanjye koko mva mugabo reka nkubwire dore n'ubundi twari duciye ahangaha tugiye kureba ngo ibyo bisambo dore byayogoje ahangaha hose bariba umuhisi n'umugenzi barakubita uwo babonye wese haguruka tugende uyu mugabo bagiye kutwereka cyabyihorera ibintu birakomeye tugende twababona bagiye kutwereka ngo ahantu bagiye kutwereka aho hantu ngo bakorera ngo ndiri yabiri abahamba bamvuna reka tugereyo turebe rero mbajyane ku cyicaro cy'amabanga tugereyo turebe abavuna muhe ariko iminsi y'igisambo ngo ni 40 irabase reka tubafashe wa 41 bazabikora aha ngasi n'ikino kizu kitaruzu hariho baba niho baba hariya niho baba aha ngaha twebwe rero ni kuko twebwe gahunda zacu nadutindije twigendere tujye mu byanyu iyo muza mukadufasha ahubwo baringaringa nagatanganye ngaho genda genda urumva witonde abafite icyuma reka nkwereka
n'amaheto yanjye sha n'amaheto yacu y'izosira abona amaheto agiye bakakubwa n'umuntu mwabibonye dore kasike zanjye narabibabwiye wewe ubuse ko mbonye kasike moto ndayibona dore ya boro ya wa mukino dore yari irimo aha ngaha muri briefcase dore n'ikirahure bagishwanyuje ya boro yari irimo aha ngaha uzi koko bavuna amaheto aha ngaha hano uzi ko aha ngaha ubuse tuvuye ko moto nzayibona koko umvikane rero dore ko ibintu bimeze n'ubundi aha ngaha tugiye kuhabarindirira ku buryo tugomba kubafata tukabagwa gitumo ko n'ubundi ntibari byanga bikunda barahaza byose byanga binoga ni gute batwara moto badafite kasike bagaca dore rero izi kasike zisubiza uko zari zimeze hanyuma buri muntu yongera afata intwaro yiwe ko yari ayifite muze itsinda hano kwitsinda byanga binoga baraza gutora kasike ko bimeze niko bimeze kasike mbega bafashe bakubitwa n'inkuba ubu nibyo nababwiraga kwitsimba aha ngaha ibintu byose biraza gutya